mbega ngo indwara iragwira. Usiko umuntu arwara akasigara angana nk'urudodo. Busikete mwana wanje. Zana yanjye nkunda sha yanjye yuzuye ndebe ko nakiyondora nkamera nk'abandi. Gira vavanza na yanjye nkunda. Genda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Vuka n'amazi biraryoha. Iyi mbwa sinakubwiye ngo uyikure hano. Gireke n'ubundi ndabona wayizanye. Yihereze kiriya kibuto. Cyangwa ugende ugitere hazavemo voka nyinshi. Ariko papa nibagiye ikintu kimwe waramutse. Karamukara amagufwa mu ntoki. Byose uvuga nabi na amahoro. Mvuge neza se wangaburiye. Ese papa ninjye nawe ninde ukwiye kugaburira ubu? Ukwiye kungaburira ubu itegeko ravuga ati nimba ubyaye umwana agomba ko kwitaho sha. Ese papa byanditse muri Pascal wo mu biryo cya gitabo. Ako acerereka umbwire. Ako se wa mwana waraye. Nende shaka gutera ibyana. Gaterwa amabyiku mu mutero uteri. Umaze gufunga umutwe. Ako papa nibagiye undi kukubwira ikintu kimwe. Iravavu. Shaka kwishuri banyiruka. Ikigoryo bakurukana iki? Hano wabuze iki wakimara. Utukana se nge na nyoko ugeze wumva dutukana ko ugende utukana wanje ndagucanga mincura mbwe umuntu akwigishije gutukana. Nge na nyoko ujya wumva dutukana. Ko rero wambwiye ngo ubyeyi aza kwigira. Ndi babeshe ko nta mubyeyi. Shaka papa n'ubundi kumva nta mubyeyi n'ubundi mfite. Ntabwo njye mfite. Nakubwiye ati genda babwire ko nta mubyeyi. Shaka papa n'ubundi nta mubyeyi n'ubundi mfite. Ari inkweto ndazigurira, ari inkweto ndayigurira n'ubundi sha uharudahari n'ubundi. Wacana ndamva imbere gira vavu. Bagina na Yesu ndebere umuntu. Ikiranga imbwa do nuko byatakaye hasi nta nakanuso kwigura naho umugabo wakarangwa n'iki wahira urugo gukunda igihugu no kwita ku bantu kumva nawe rero uri muri iyo karita yo kurya ibintu byo hasi gira vavu nabuze kuri kwavu rushaje rwo abantu nari nibagiwe vayo hano gira urabizi turimo ideni abantu benshi uri kumva umuntu wese uzazana by'umubeshyi nzajya ku ishuri ryawe ngagenda mbimenya what So ariye sha papa dore nguyu yararwaye Isa nuko yabaye maze urikora maze ndikamondora bibazo we maze yewe ararwaye cyane nuko mana yanjye ni nyiramazi yewe mva mwana narinje kumwishyuza amazu yanjye n'amafaranga yo kuma ariko ngiye kubaka gahumbi ugende urebe ikintu wamuzaniramo nzagaruke yenda nzagaruka harondotse ahita nyishyura urakaze n'ukuri mana isubizaho mwana waragiye koko wowe ngo cyane iyo mbicanye n'amayi ndakose nka nikira zana kira vuba mubwiye ko ndwaye ikibazo cyane nimba kuzanyine namubwiye akashaye mbese Bagina na Yesu ndebere umuntu. Papa warahari sha papa nawe uhari mani yagiye ku kazi narinje kumwishyuza nyine ihangana nyine nawe uhari mwana uracyara hangaha reba muracyara hangaha yambwara ejo mu gihe abantu barindwi bose bagataba yasaze yo ku musirikare icitse ikiziriko iki kiziriko muze twinjire reba gihagaze andi yinjirira aho ngaho niho yapfumuye yinjira wawe kirava niba yigufatiye mu urabona se urashaka utamwirukanye ubundi papa ubundi gereka mubwire kuba n'umwana wawe ni ishema nzakubera umubyeyi we ku ishuri nta kibazo dore n'undi araje kanze nkwereke sha akisi papa kwicara ngaho ariko mwana iminsi ibiri tumaze tutarya wumva ari mikeya nose ugiyewe ni bana ubu ngubu mfite inkoko nyinshi ubu ntabwo wafataga wari tukagatema what nyaze noneho icyuma tugiye kubaga inkoko 5 kuri 5 wakira nta kibazo kubona nta kintu mubona mu mwe
nayifashe shanze nyibaga ibyorezo ugiye kubagira saki mwana yango ko shano yimara kwifata umwiri sha datunganye papa ahubwo igisigaye ni guhita ukata akaroso ibyonyine gusa nyine papa amaze igihe nyine bageze ariko nyine bari baramufunze tambwira ko bari baramufungiye ya madeni yatemye umuntu noneho n'uyu munsi ubu ngubu afite umuhoro sha ibyo byo gutema ntabwo wabinkangisha ndavana icyo naje kureba nyine noneho ikibi cye cya papa ubundi igihe cyo mutinyira ejo ubundi yatemye umuntu akagura akanagariye ubwo kwihariye n'ubwo papa ni umugome ibyo binkangisha ahubwo amubwira azeho hano papa ya nyama yatunganye iriye inyi iyo nyana y'inkoko ariko se shawo iyi nkoko warumbwiriye sha papa n'ubundi akaba karashobotse kwari kujyana nyine mwirukane ikora hano sha mwana nubwo ariko tubwiriwe ariko Majina na Yesu papa arahari harihe mumve vavu papa ubundi igirange naramumenye asigaye atema abantu 7 ku munsi ende sakubwiye ko nkangwa n'inyana zinda nk'izo ngizo mumbwira cyane suba n'ibintu ngorere kandi ngenda mubwire nakubwiye ko nkangwa n'ibintu papa wa mugabo arambwira ati tunyatitemo igitoki wa undi nyiri igitoki kanze shatu mure kanza no moro dutema icyo gitoki turajyatema none uyu munsi turarya nizere ko atari kwa kumbesha what shama ryamvugisha kuri mama y'Imana n'ukuri kwa papa sigiye yari yaraje mu byo gutema abantu nk'ubu ndamubwiye nta kintu nsubije ayisuzana n'umuhoro byonyine gusa shamo kiriye umuntu agiteme kiriye bwira umuntu agiteme kiriye umuntu agiteme ibyo ubona ni ibiki yacaza shama ndaguha ijana bibana wenyine se papa wawe ntago ahari sha banamufunze bamufungiye iki gutema abantu mani uziko yamutemaga akavuga kanagare akaguru none akanagare noneho gutwi ku buryo bamuteranya bikanga sha yo ngayo nama kabya nkuru uri kumbesha ibyo ngibyo njye narabimenyere bijya kumbwira gute ahubwo yari yambwiye tuze kumushyira inyama ariko arashaka inyama za kakabwa mbona kabahanga reka mbere bari kubona buri kunangana burangiye namukubita inzara iba yanyiciye nanjye ngewe yaranyambuye ari mu isambu yanjye nanjye amafaranga yanjye abana banjye ntibabura baracyarwaye uragira ngo se sha no kurwara gusa ahubwo yarakomerejwe araranya afashe ibyatsi kuyata yaguramo n'ibintu kadukoreye nanjye ejo bundi yarankana ejo bundi njye kubona mbona asohoye umuhoro n'icyuma ngiye ngo agiye kumbagana ari mutaragara ariko nanjye sha nawe ejo bundi ujya kumujya kunyiruka nawe wabigizemo uruhare mureke tugende mureke twigendere wa musaza we n'ubwumesheje amafaranga nzagaruka nzane n'ubuyobozi bazahita banagutera rero umuyobozi nibwo muzadukura aha ngaha tugende mugende mwana bagusigiye angahe sha Majina na Yesu ndebere umuntu naramubwiye disi papa birabe nagenda akora